abantu batunguwe no kumva Kazungu avuze ati mburane nka Kazungu ntihana bayo Samuel, mu ntandukanye n'ikintu cyitwa Ingufu Gin nk'uruganda. Gusa abantu kanu gasika kubita ku mutima, se uruganda Ingufu Gin surwe? Ariko se ko bigaragara ko hari n'indi mitungo myinshi mwanditseho, amahoteli, ayo mashuri n'ibindi. Ni ukuvuga ngo Kazungu nka nyiri uruganda afite abavoka be, ariko n'abakozi bo mu ruganda bakagira abavoka babo. Hari abashobora gutekereza batese abavoka ntibaba bamwe, ko bantu ari bamwe uruganda ari rumwe, abakozi nabo kesi ntiyaba imwe, cyangwa se abavoka ntibaba bamwe? Oya, umwe ni nyiri uruganda, abandi ni abakozi mu ruganda. Nyiri uruganda ashobora kugira kesi ze, n'abakozi bakagira kesi zabo, ntibibe ngombwa ko kesi zabo ziba zisa. Ndetse mu rukiko yanavuze ngo ntabwo ndi bwiburanire mfite aba avoka, ariko hari ibyo ndi buze kwivugira nkanjye ku giti cyanjye, aribyo by'ibi rero ndi kuvuga. Abavoka bakavuga ibyabo, nawe yivugiye ibye. Attention, Kazungu ati genda umushoramari, nashoye imari, ariko ibikorwa nta bumenyi mbifitiye, nangaje abakozi. Nangaje abakozi. Magambo make, mugende mumbarize bari abakozi bafite ubumenyi ndafite, banyemereye kunkorera ibyo nabasabye kandi byanyabyo byujuje ubuziranenge. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe, kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services, turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Muri Kim Transport ntabwo tugarukira muri serivisi z'imodoka gusa, kuko dufasha abakiriya bacu kubona ibaruwa ya recommandation ibafasha mu gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo babashe kubona imodoka bifuza. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi, haruguru y'umurenge, munsi y'ikibanza, mu nyubako ndende ihari urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 37 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 33 34. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website wa#kimtransport.com, Instagram nayo ni Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Mu mutima wa Nyamasheke, ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel. Ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, ihebuje ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 96 52.
cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuba uri n'abawe. nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Tugeze mu mwanya mwiza cyane, akaba ari umwanya w'ikiganiro twabateguriye. Muri rusange tugiye kubagezaho ikiganiro kigufi, ni ikiganiro kitari buze kuba kirekire. Icyo tugusaba no gukora subscribe, like, comment na share, ahasigaye tugakomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Jyewe waguteguriye iki kiganiro kandi ugiye kukikugezaho ndi Robert Sympathique Iyandemye. Ikiganiro tugiye kubagezaho cy'aka kanya kigiye kuba twari igihe gitoya cyane, mwihanganira mukakireba kikarangira. Ni ikiganiro kigaruka ku nkuru ya bamwe mu bari basanzwe bafite inganda zicuruza inzoga z'ibyuma zitujuje ubuziranenge, ndetse na bamwe mu bakozi ba Rwanda FDA bakaba rero bamaze kugezwa imbere y'inkiko muri rusange. Ni benshi rero bafashwe, bafatwa mu bihe bitandukanye, bafatwa mu byiciro bitandukanye, kuko ubundi mu bafashwe harimo ba nyir'inganda, hakabamo abakozi mu nganda, hakabamo abakozi mu kigo cya leta FDA, hakabamo na RIA. Rero bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, harimo n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bagiye bafatirwa mu ntara zigiye zitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye no mu bihe bitandukanye, bitewe n'uko bo bari bagize uruhare mu guhishira ibi biyoga by'ibyuma, bari gushaka kubimena cyangwa se kubyangiza, hakagira abagira uruhare mu gushaka kubisha cyangwa se ibindi. Abo bose rero batawe muri yombi, bamwe bari i Kigali, abandi bari mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kugeza kuri ubu ngubu icyo nababwira ni uko bamwe bamaze kugezwa imbere y'inkiko, ndetse by'akarusho abamaze kugezwa imbere y'inkiko bakaba bamaze kubonana n'abacamanza, bakaba bari kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'iminsi 30 y'agateganyo. Kuburana no kwifunga n'ifungurwa ry'iminsi 30 y'agateganyo ni mu gihe uba ufite icyifuzo wowe nk'uri gukekwaho icyaha, uba ufite icyifuzo cy'uko icyaha uri gukekwaho wagikurikiranwaho ariko uri hanze udafunze. Niko kamaro rero k'iyo minsi 30 uyiburanaho kwifunga n'ifungurwa. Iyo rero bibaye ngombwa bikemerwa, ubwo uburana uri hanze. Iyo byanze uburana ufunze. Nicyo kinyuranyo. Ubwo rero icyo nshaka kubabwira muri iki kiganiro ku bijyanye no kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'iminsi 30 y'agateganyo, hari abamaze kugera imbere y'abacamanza mu nkiko. Muri bo rero reka duhere kuri kuzwi nka Kazungu, ariko ubundi ntabwo Kazungu ariyo mazina ye nyakuri, yitwa Ntihanabayo Samuel. Uyu Ntihanabayo rero Samuel uzwi nka Kazungu akaba yamaze mu by'ukuri kugezwa imbere y'urukiko. Amakuru rero ahari na yahe? Amakuru agezweho aravuga ko ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko nyir'uruganda Ingufu Gin Ntihanabayo Samuel akurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Ubu busabe bwatanzwe kuri wa 25 Kanama 2026, aho Ntihanabayo na bagenzi be barimo abakozi n'abayobozi b'inganda zakoraga inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse n'abo mu nzego za leta bari kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Murumva ko rero muri rusange nuko bimeze, babandi tweretswe n'abandi ubwo bari kuburana kwifungwa n'ifungurwa ku minsi 30 y'agateganyo. Ikigaragara nuko muri benshi bagejejwe imbere y'urukiko. Uyu Ntihanabayo Samuel uzwi nka Kazungu ari mu ba mbere bagejejwe imbere y'urukiko. Yabonanye n'umucamanza. Ntihanabayo Kazungu ari kuburanirwa n'abavoka bagera kuri 2 nibo bari kumuhagararira mu mategeko, ndetse n'abakozi be nabo bakagira abavoka babo. Ni ukuvuga ngo Kazungu nka nyir'uruganda afite abavoka be, ariko n'abakozi bo mu ruganda bakagira abavoka babo. Hari abashobora gutekereza batese abavoka ntibaba bamwe, ko bana ari bamwe, uruganda ari rumwe, abakozi nabo kesi ntiyaba imwe, cyangwa se abavoka ntibaba bamwe? Oya, umwe ni nyir'uruganda, abandi ni abakozi mu ruganda. Nyir'uruganda ashobora kugira kesi ze, n'abakozi bakagira kesi zabo, ntibibe ngombwa ko kesi zabo ziba zisa. Ibyo rero ni bisanzwe. Muti rero bimeze bite, bihagaze bite kugeza ubu ngubu kuba
uwitwa Kazungu ari kuburana ku ifunga n'ifungurwa. Kazungu ngira ngo Ntihanabaye Samuel muramuzi, Nyiringufu Jean, ni umukire, ni umuntu mu by'ukuri usanzwe afite imitungo myinshi kandi myinshi, ku buryo afite amahoteli utamenya umubare, afite ikigo cy'ishuri, afite ruriya ruganda n'ibindi n'izindi byinshi, afite imitungo iteye ubwoba. Ariko rero ikintu gitangaje mu miburanire ya Kazungu bimeze bite? Kazungu yaburanye ate kwifungwa n'ifungurwa? Kazungu yaburanye ate? Kazungu ari kuburana asaba ikintu gikomeye cyane. Asaba iki gikomeye? Kazungu ari gusaba ko atandukanywa n'uruganda. Akavuga ati jewe mwamfunze nkanjye Ntihanabaye Samuel Kazungu, mwamfunze nkanjye nka nyiri uruganda Ingufu Jean, mwamfunze nkanjye Kazungu nka nyiri uruganda, ariko ni mu ntandukanye n'uruganda. Mu magambo make Kazungu arimo kwihakana uruganda, arimo kwitandukanya n'uruganda. Sinzi niba ari kurwihakana atarwita urwe, ariko ari kwitandukanya narwo. Aburane nka ubwe, n'uruganda ruzaburana n'abakozi. Abakozi b'uruganda bazaburana, ubwo anibo bazagaruka kwaho nk'uruganda. Ariko we nka nyiri uruganda nka Kazungu Ntihanabaye Samuel ngo nibamukureho. Aburana ari ku ruhande n'izina rye nka ubwe, noneho uruganda narwo ubwo ruzagira ibyo rubazwa n'abakozi. Kubera icyo arimo kuvuga ibyo bintu? Kazungu arakubwira ati jewe nafashwe nyine nka Kazungu nka nyiri uruganda rwa Ingufu Jean, ariko njyewe sindi umutekinisien. Njyewe sindi umutekinisien. Ntabwo ndi wa muntu ushobora kugenda hariya ngo mvuge ngo ibintu ibi n'ibi nimubivanga muri tanka imwe biraza kuvamo ikindi iki n'iki. Njyewe ibyo ngibyo ntabwo mbizi, ndi nyiri uruganda, mu ntandukanye narwo. Ngo kuko gituma mugomba nanone kubikora nuko jewe nangaje abakozi, ndi nyiri uruganda ndabyemera, ndetse ndanahamya ko ari cyo mwamfungiye ko njye ndi nyiri ruriya ruganda rwa Ingufu Jean, ariko mwamfashe nka Ntihanabaye Samuel nyirarwo Kazungu. Nanjye rero ndashaka kuburana nka Ntihanabaye Samuel Kazungu ku byaha byose mwandega mwanshinja, ariko n'uruganda n'abakozi bazaburana ukwabo. Ni nayo mpamvu mfite ngewe nka Kazungu abavoka banjye, n'abakozi b'uruganda bazagira ababo, bafite ababo, kuko jewe nta bumenyi mfite, nta buhanga mfite, sindi umuscientifique, ngewe ahubwo nangaje abakozi. Abo bakozi rero nangaje nibo bazi ibikorwa, nge mbahemba neza, nibo bazi ibikorwa. Ibyo bintu murabyumva mwiki? Cyangwa se bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Kazungu arashaka kuburana nka Kazungu nka ubwe, kandi aburane nk'umushoramari, nk'umuntu washoye imari ye, ahubwo we agakoresha abanyabwenge bize, bazi ibyo bakora. Mu magambo make, ngewe ndi umushoramari nka Kazungu Ntihanabaye Samuel, nashoye imari yanjye, ariko ibikorwa muri ibyo nashoyemo imari ngewe simbizi. Niyo mpamvu nangaje abantu b'abanyabwenge babyize, babifitemo ubuhanga n'ubumenyi n'ubushishozi, ngo baze bankorera aka kazi. Bisobanuye ngo kuba jewe nafatwa ngafungwa kubera yuko mu ruganda rwanjye hari birimo bikorwa bitujuje ubuziranenge, nta kibazo nafatwa. Ariko kubimbaza byo nta bushobozi mbifitiye, koko sinabasha no kubikora. Nangaje abagomba kubikora, mugende mubambarize, hubwo bari hariya kandi murabafite. Urumva ukwiregura kwa Kazungu? Ndetse mu rukiko yanavuze ngo ntabwo ndi bwiburanire mfite aba avoka, ariko hari ibyo ndi buze kwivugira nkanjye ku giti cyanjye, aribyo by'ibi rero ndi kuvuga. Abavoka bakavuga ibyabo, nawe yivugiye ibye. Attention, Kazungu ati genda umushoramari,
nashoye imari ariko ibikorwa nta bumenyi mbifitiye. Nangaje abakozi. Nangaje abakozi. Magambo make mugende mumbarize bari abakozi bafite ubumenyi ndafite. Banyemereye kunkorera ibyo nabasabye. Kandi byanyabyo byujuje ubuziranenge. Bimeze bite? Abavoka nabo ba kazungu baje baravuga bati erega uretse no kuba inganda zari zisanzwe zikora zifite ibyangombwa, nta n'ikintu kitujuje ubuziranenge kinjira mu Rwanda. Turi kumwe? Bati nta kintu na kimwe kitujuje ubuziranenge kinjira mu Rwanda. Bivuze ngo abo bavoka n'abashaka kuvuga ngo products cyangwa se raw materials, ibyibanze byakorwagamo biriya binyobwa bitujuje ubuziranenge, buri kimwe cyose kinjira mu Rwanda mu bikorwamo biriya binyobwa cyose cyabaga cyasuzumwe cyujuje ubuziranenge. Nk'aba bakavuze bati ni gute noneho ibivamo byo bitujuje ubuziranenge? Products mwazipimye zinjiye mu gihugu zipimye ko zujuje ubuziranenge, ariko ibizivuyemo ngo ntabwo byujuje ubuziranenge. Umwe mu bakozi bo mu ruganda rwa Kazungu ushinzwe products, ubwo ni ibikorerwa mu ruganda, nawe yafatanwe na Kazungu arafunze. Uwe akimara kubona ko byacitse byayobye, ibintu biri kugenda byakuze bigeze kure, we hari ikintu yakoze. Muti yakoze iki? Kuko boherezaga ni umugande wari ushinzwe products mu ruganda rwa Kazungu, ni umugande. Ikindi nuko mu nganda zakoraga zino nzoga zitujuje ubuziranenge inyinshi ugiye gusuzuma wasanga zari zirimo abakozi benshi b'abagande. Ubwo icyo nacyo abantu bakwiye kwibaza impamvu. Nuko aribo babyize, nuko aribo bafite ubwenge bwinshi, nuko aribo babikoze mbere, nuko aribo babifitemo ubunararibonye. Ni gute aribo? Icyo cyo nta kugitindaho. Ariko uwo muganda warushinzwe products mu ruganda rwa Kazungu yahise akimara kumva ko bari kubafata, yahise ahamagara iwabo muri Uganda, arababwira ngo naboherereje ibicuruzwa za nguvu n'ibindi dukora mu ruganda rwacu, ariko mu binsuzumire mu kigo cy'ubuziranenge iwacu i Bugande mu ndebere ko byujuje ubuziranenge. Babivuze mu rukiko ngo noneho basanga muri Uganda ibicuruzwa bya Ingufu Gin ngo muri Uganda ngo byujuje ubuziranenge, ariko hano mu Rwanda ntibyujuje ubuziranenge. Ariko se byagenze gute? Ni ikihe gihugu se hagati y'u Rwanda na Uganda gifite ikibazo cy'uko ibyo bicuruzwa bitujuje ubuziranenge? Ni u Rwanda. Niba se ari u Rwanda ruraza kwemera ibyafatiwe muri Uganda nk'ibimenyetso nka test? Ntibishoboka. Hari n'abandi za Kenya na Tanzania nabo bavuze ngo za Gilbiz zabo n'izindi ngo barazisuzumye basanga zujuje ubuziranenge, ariko u Rwanda rwazimennye cyangwa rwazikuye ku isoko. Icyo si cyo kibazo, nta wivuga mabi ameza ahari. None se uratekereza ko baza ngo bivugire ngo ntabwo zujuje ubuziranenge koko? Bo ntibabyivugira, ahubwo babishinja u Rwanda. Ariko u Rwanda nkarwo rwabikoze, simpamya ko rwazimennye zose. Hari izindi zihari da, ku buryo u Rwanda rushobora kugupfundurira icupa risirinze, well sealed cyangwa sealed well, rigifunze, ariko barijyana mu laboratoire bagasanga ibirimo ntabwo byujuje ubuziranenge hano mu Rwanda. Kubera ko hari ibintu bino bihugu byo muri East Africa bakoresha gusuzuma ubuziranenge mu gihugu cyabo, ariko n'ubuziranenge ku rwego rwa East Africa. Ni nayo mpamvu bibamo bya ruswa. Donc baba bafite na gahunda yo kubijyana ku masoko yose mu bihugu byo muri bya Afurika y'Uburasirazuba. Ntibyice bamwe, bihuhure bose. Abajene, urubyiruko rwo muri ibyo bihugu rwisange rwararangiye. Ariko hari abasesenguzi
benshi hano mu Rwanda bagiye basesengura kuri ibi binyobwa, basesengura kuri aba bantu bagiye bafungwa, babivuzeho ibintu byinshi, babikozeho ibiganiro byinshi, ariko hari n'abasesenguye bageza ku rwego rwo kuvuga bati imiburanire kuri izi manza z'izi nzoga kuri aba bashoramari, abakozi babo n'abakozi ba FDA, izi manza zizaba ikibazo, zizaburanwa umuhenerezo. None nk'aho bidahagije koko, ukurikije uburyo Kazungu arimo kuburana, ngenda ndashaka kuburana ariko mburane nka Kazungu, Ntiyanabaye Samuel jyewe, abakozi n'uruganda baraza kuburana mu ntandukanye nabyo. Mwumva ukuntu batangiye kuburana. Icya kabiri, abamuhagarariye mu mategeko bati umukiriya wacu asanzwe ari inyangamugayo, ati n'ejo bundi nari ndi muri Amerika naragarutse, nsanzwe ngenda nkagaruka, nta gahunda mfite yo kuba nacika ubutabera, njyewe ndifuza ko naburana ndi hanze. Uwari Kazungu. Nta nubwo byarangiriye aho, nk'umuntu ufite imitungo myinshi, amashuri, amahoteli, inganda, amafaranga kuri konte n'ibindi byinshi, Kazungu biravugwa ko yatanze amafaranga ashobora kuba narenga miliyari y'ingwate, miliyari cash y'ingwate. Uretse niyo mitungo afite, ari gutanga na cash zirenga zikabakaba cyangwa zikarenga miliyari kugira ngo azaburane ari hanze. Icyo rero nicyo kibazo gisigaye. Ese birashoboka ko Kazungu ashobora kwemererwa akaburana ari hanze? Turetse na Kazungu wenyine, ubwo niwe babanje kuburana ntacyo. Ese aba bayobozi ba nyirizi nganda birashoboka ko hari uburyo bashobora kuburana arigima zabo zikumvwa zikumvikana bakaburana bari hanze? Abantu bakurikiranweho ko ibicuruzwa byabo byisha abantu benshi. N'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru Perezida Paul Kagame yabigarutseho, avuga ko ikigambiriwe ni ubuzima bwiza bw'Abanyarwanda, ni ubuzima bw'abaturage. Abo bashoramari ibyo bahombye, abakozi babuze akazi, ibyo bizaza nyuma. Ubuzima bw'abantu bwabaye buzima, ndetse n'abagize uruhare mu guhereza abantu ibi bica bagomba kubibazwa at any cost, ku giciro icyo ari cyo cyose bakabazwa ibyo bikorwa bibi bakoze. None rero ko batangiye kuburana bagaragaza ko bo bashobora kuba nta bumenyi bafite ku byo bakoraga, ko bari barangaje abakozi bakakubwira ngo kandi nk'abariya nabo murabafite, murabyumva mute mwebwe? Nyir'uruganda n'ibyo uruganda rwe rukora wabihuriza he? Wabitandukanya ute? Nyir'uruganda n'ibyo uruganda rukora watandukanya ute nyir'uruganda n'ibyo uruganda rwe rukora? Gusa ndemera ko umuntu ashobora kuba adafite ubumenyi bwinshi, afite amafaranga menshi. Kutagira ubumenyi bwinshi ufite amafaranga menshi ntibyakubuza gutekereza business nini inagutse irenze n'ubwenge bwawe, kuko ufite amafaranga ukoresha ibikoresho byinshi bihenze, ugakoresha abakozi benshi bahembwa kandi menshi. Gusa ibyo byose ubwo bushobozi urabufite. Aho rero niho hagomba kugaragarira ubuhanga ku bavoka n'abacamanza. Umuntu arakubwira ko nta bumenyi afite bwo gukora izo products, ahubwo yashyizeho abakozi ahemba, nibo bagakwiye kuba babikora. Muri make ni nko kwitandukanya n'icyo cyaha cyo kuba ni nk'akakubwira ati jyewe kuba uruganda rwanjye rukora inzoga zituje ubuziranenge simbizi, ntabyo nzi nanjye, ahubwo nimwe mu mpaya makuru simbizi. Ahubwo akababwira ngo uwari ukuriye ibikorwa hano ngo uriye kandi muramufite, wa mugani niba mugera bazambaza bati ibi bintu mwabikoraga muki, mwabikoraga mute? Azabisobanura. Nibagera kuri Kazungu mwabikoraga muki, mwabikoraga mute? Simbizi, jyewe nibyo bikorwamo ntabwo nabasha kugira. Uwabyiza avuga ati ni gutya na gutya, ati aha. Bisobanuye ngo izi manza kuziburana
ni kata. Abantu batunguwe no kumva Kazungu avuze ati mburane nka Kazungu ntihana abayo Samuel, mu ntandukanye n'ikintu cyitwa Ingufu Gin nk'uruganda. Gusa abantu kano gasi kaho kubita ku mutima, se uruganda Ingufu Gin surwe? Ariko se ko bigaragara ko hari n'indi mitungo myinshi mwanditseho, amahoteli, ayo mashuri n'ibindi. Ibyo byose rero byatunguranye muri uru rubanza. Ndabwiye ngo hari abantu, niba hari imanza zitabiriwe mu Rwanda, izi manza zaba Kazungu zitabiriwe pe. Niba hari imanza zitabiriwe n'abantu bagaparika amamodoka ku rukiko, urukiko rukabibona, cyangwa n'urukiko rukabona ko rufunze abakiri, uyu munsi urukiko rwabibonye. Ubwo rero ni ugukomeza tukareba uko bizarangira. Ese Kazungu arakatirwa gufungwa iyi minsi 30 yatanze n'ingwate mu mamiliyari, afite n'indi mitungo? Dore ko utaza ngo beshya abantu ngo gucika iki gihugu ngo biroroshye ngo araje aragiye, nabyo si ibintu byoroshye. Ibyo turakomeza tubitegereze turebe. Ese Kazungu baraza kumwemerera aburana ari hanze? Kuko yagiye atangwaho urugero n'uruganda rwe rugatangwaho urugero ku buryo wanatekereza ko ari we ukuriye bari abanyabyaha bose, ko ari we munyabyaha mukuru. No kuburana noneho niwe bihereyeho. Akabazo kuri Kazungu. Ariko kuburana gutya nabyo bifite ikindi bihatse. Twebwe turakomeza dutegereze turebe uko abacamanza n'abashinjacyaha babyitwaramo muri rusange. Nababwiye ko kino kiganiro yari update, kigomba kuba kigufi. Reka tugisoreza aha ngaha, namwe muhite mwimenyera ibijyanye n'uko uru rubanza rugenze cyangwa se rukomeje kugenda. Reka mbashimire cyane. Jewe wari wabategura iki kiganiro nkanakibagezaho, nari Robert Sympathique Iyandemye. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Asante sana.